Yesu urumva uyu mugani watangiye gusobanura none uhereye ku itangiriro. Aha ubwo noneho Kristo Yesu ubwo twahise tunagaruka andi muri Yohana twasomye kare Yohana 5:21 kaha ubugingo abashatse. Urumva guha bwa bugingo abo ashatse egare amasaka abashatse nabo yabibye kuko hari abatabibye atari buhe bwa bugingo. Urumva ibyanditswe ukuntu bigenda ni zigzag urumva ukuntu bigenda byisobanura. Bibisaba ngo ube waracukumbuye akantu kose akanyuguti ubundi sinzi ako kantu uri kugwa ariko ufite ikibazo mbaza ntacyo hano birumvikana. Birumvikana utu tuntu kandi utukuru nidutangira gusoma duhereye akajambo ku kandi niba utarafashe utu tuntu inshingano za Abrahamu nufate n'uyu mugani w'urukungu uzajya uhita usigara. Ariko ibi bintu nubifata uhita ugenda ibyanditswe kihe ahubwo ugira wiki aha muri kuvugwa hano ni umubiri wacu wabibwemo ishaka wabibwemo umuntu wa mwuka w'imbere utagaragarira amaso. Twagiye komeza n'abana b'umubi aha buretse kumana yanjye we urukungu ni abana b'umubi ariko aka kantu tuzakagarukaho cyangwa se turakagarukaho mu mwanya. Urukungu ni iki? Ni abana b'umubi. Umwanzi yego aho turi kujyana cyangwa se ngo urugero nk'uko umwuka wera yamanutse mu ijuru akabudukira Bikira Mariya yarangiza agatwita umwana w'Imana nta mugabo yabonanye nawe sibyo se? Ni nako n'Imana yaje ibudukira Adamu imubibamo amasaka ndetse na Satani nawe araza amugatira Adamu wowe ushobora kumera nk'Imana gutya n'iki nawe ukarema iki reka nanjye nkubudukire mpite musuka muri wowe usura butaremye nk'Imana. Ako kantu gasobanuke yego kuko Imana yabumbye umuntu mu butaka imaze kumubumba imuhumekeramo umwuka w'ubugingo imubibamo. Icyo kintu turi kukigenda tumaze kubibona uko Imana yabibye ya mbuto umwanzi araza yifashishije wa muntu ubwo twese tujya ku cyaha cya Adamu kuko ntabwo umubi yabibyemo imbuto atadiskise n'abantu ari nabyo umugani w'urukungu uvuga ngo abantu basinziriye. Urumva iyo usinzire se umuntu nta guca wakiba aha none se urumva gusinzira nyine ni kiriya cyaha bavuze muri ubwo buryo. Satani nawe araza biba copy paste nk'uko Imana yabibye mu mubiri niko na Satani yabibyemo urubyaro rwe ruzamwitirirwa. Twasobanukiwe neza inshingano za Aburahamu. Ndumva uyu munsi wa none aha nta kibazo waba ufite ku bijyanye n'inshingano za Aburahamu kuko niba uri umwuzukuruza wa Aburahamu nk'uko twabonye ko amahanga yose aherwa umugisha muri Aburahamu ubwo nawe ugomba kugendera mu by'Imana yabwiye Aburahamu ngo abwire abana be n'abamukomokaho bibe uruhererekane. Ndumva nta kibazo ufite. Kugira ngo rero ubashe gusobanukirwa noneho kuko ubushize ubwo turimo dusoma ibyanditswe twaribazaga tese abazarimbuka mbuka ni bande? yego urumva hano umeze nk'umwana wiga materineri agahita ashaka guhita asimbuka akagera nko muri university. Niyo mpamvu nakwihoreraga
ndetse nkababwira nti tegereza uyu munsi wa none rero ndagira ngo musobanukirwe neza ni bande bazarimbuka, ni bande bazajya mu ijuru. Ese barufitemo uruhare? Ese bagiye mu ijuru kuko basenze? Ese bagiye mu ijuru kuko ari beza, ari barebare, bambara neza, bari uko bakomoka mu gihugu iki n'iki, ari uko ari Abisiraheli gusa? Ko twabonye mu Befeso igice cya 2:11 uko n'abanyamahanga bigijwe hino, abari babiri bakaba umwe. Ese kubera iki? Mbese twa tubazo twose wibaza tugiye kudusobanukirwa uyu munsi, ariko tukadusobanukirwa dusoma muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 24 kugera kwa 30. Hirya hari ubusobanuro bwawo 36 kugera kuri 43, ari byo ibyanditswe bitubwira ko ni umugani w'urukungu muki mu masaka. Twumvikane mwese, uyu mugani nuramuka ukugiyemo ukawufata mu mutwe ukakubera, si ubu nakubwira gute, sinzi kuko ari impano nyine, igende kubivuga nk'umuntu, kuko ari impano n'ubundi uzakujyamo cyangwa se uzabajyamo. Ariko uyu mugani niwo zingiro rya Bibiliya yose. Uri kubyumva? Ku mpamvu urumva z'icyaha cya Adamu, cyangwa se entre parenthèse turaza kubibona amasaka, n'uburyo cyacunguwemo. Ariko nta ruhare amasaka bigizemo, cyangwa se ntaki. Muri kunkurikira? Ni ukuvuga ngo igihe cyose utarafata uyu mugani w'urukungu mu masaka, iyo usomye ibyanditswe hari aho ugera ukahita ubona ko Imana ibera abantu ku butoni. Ariko iyo uyu mugani wawufashe ukaba umeze nk'ibiryo urya buri munsi, cyangwa amazi unywa buri munsi, cyangwa se ji cyangwa igikoma, ntago n'aka na kamwe ushobora gutunga Imana urutoki ngo irobanura abantu ku butoni. Ahubwo uhita umenya imva n'imvano y'icyaha cya Adamu n'abazarimbuka aba ari bo, ndetse mukanasobanurirwa uburyo ki icyo cyaha cya Adamu cyacunguwe. Okay, noneho hagire udusomera rero. Soma hano muri Matayo, imirongo uri kuyireba. Yego. Matayo igice cya 13 umurongo wa 24 kugeza kuri 30. Atansiyo. Tugiye gusoma izingiro rya, nuvuga ngo tuzahera ku itangiriro tugeze ku byahishuwe. Uyu mugani w'urukungu n'amasaka ukigaruka. Okay, kadusomere rero. Niba ugiye gusoma umbabarire ntugoreke. Ahari akadomo witse uhagarare, ahari akabago witse, ahari agatangaro utangare, ahari akabazo usome nk'ubaza. Kandi natwe twese turakurikiye. Ni ukuvuga ngo aho ugoreka akadogo turaguhagarika. Twagiye. Nuko titiri iravuga ngo umugani w'urukungu mu masaka. Akandi kantu, izo za titiri nusoma Bible, nusoma ibyanditswe ntukajya uzitaho.
titire kubera yuko titire ntabwo ari ijambo ry'Imana, ntabwo ari ibyanditswe cyangwa se ibyahanuwe n'abahanuzi. Oya, titire zagiye zishyirwa kuko nka Bibiliya z'icyongereza hari aho utazisanga, iz'igifaransa ni titire. Ni nk'uko nanjye nakwandika ngo umugani w'urukungu n'amasaka, sibyo? noneho nkahita nandika ngo wenda amasaka iruhande muri Bible, kugira ngo ninza gukenera wa murongo aho cya kintu kiri nibuke ko nanditse ku ruhande amasaka, binyorohere kuwubona. Ni ukuvuga ngo titire ni kurangira aho icyo kintu kiri, ariko ubundi titire si ijambo ry'Imana. Gusa kuyisoma nta kibazo, ariko utanayisomye byaba byiza kurusha, kuko titire si ijambo ry'Imana. N'igihe uyisoma noneho wajya gusoma ibyo usomye hasi ugasanga biri difera ya titire. Twagiye hera kuri 24. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire, imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Aha, ongera usubiremo nanone kugira ngo byumvikane neza. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire, imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Aha, tutarajya ku busobanuro, reka twifashishe kano gashema nashushanyije hano kugira ngo ibi bintu byumvikane neza. Aha, rimwe twabonye iki? Twabonye umuntu mwiza wari ufite, rimwe twabonye umuntu mwiza. Ubwo nimvuga gutyo ngo umuntu mwiza, bivuze ngo hariho n'umuntu mubi.
iki kintu ko umuntu mwiza, ariko reka tutagoreka, ongera usome neza. Umuntu mwiza bakoresha iriya jambo, umuntu mwiza umutware. oya, atangira umugani. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Rekeraho, ni umuntu ariko wabibye imbuto, kuko urumva niba yarabibye imbuto nziza, yabibye ikimuvuyemo, nawe ni mwiza. Ntabwo twari dutandukiriye cyane, uri kubyumva? Twabonye umuntu mwiza n'umwanzi. Uwabibye imbuto nziza, urumva ko umuntu yaremwe akiranutse ari mwiza, nta kibi kimurimo. Noneho hehe uri mu murima we sha, ntago ari umurima w'umutirano. Umurima we si umurima yatishije, si umurima yahuguje, si umurima yanyanganyije cyangwa yariganyije, si umurima yibye. Umurima we araza bibamo imbuto nziza. Dore ngo uyu murimo, umurima w'umuntu, uyu muntu turaza kubona ko ari umwana w'Imana, ariwe Kristo Yesu. Reka nanabishyireho. Aka kantu uri kukumva? Abibyeme imbuto, izi mbuto muri kuzireba? Urabona nagerageje kubitandukanya. Imbuto zabibwe nziza nashyizemo kari utuzeru tunini. Urukungu nashyizemo utu tudomo, kuko dore iyi niyo ka kamaro ka marikeri zifite amabara atandukanye nababwiraga. Urabona ko ubu hano iyo nshyiramo imbuto nziza, wenda ngashyiramo irindi bara, nimbi ngashyiramo irindi, byari kuhita bigaragara neza. Umuntu abibye imbuto nziza mu murima we, imbuto ze ni imbuto ze. Tubona n'undi muntu w'umwanzi w'uyu, nuko ngo uyu ni umwanzi. Uyu nguyu. Yego. Sibyo se? Mu yandi magambo, izi mbuto zibibwe, kurikira hano, mukurikira hano. Izi mbuto zibibye, Satani yaramaze gukora icyaha. Kuko ayaza kuba atarakora icyaha, Yesu ntabwo yari kuba afite umwanzi. Cyangwa Imana ntiyari kuba ifite umwanzi, kuko nawe yaremwe akiranutse. Tuzabibona nidusoma Ezekiel igice cya 28. Sibyo se? Wari muri kumva? Yego. Uyu nawe araza yifashishije umurimo utari uwe. Umurimo ariganyije. Umurima anyaze. Iki kintu uri kucyumva? Abibamo imbuto ze nawe. Nuko ahantu twumvikane, ahantu humve neza, n'abantu babiri, umwe ari umwanzi w'undi, buri umwe yazanye imbuto ze azibiba mu murima umwe. Sinzi niba bino bintu muri kujye ufite ikibazo ambaze tutarajya aho Yesu abisobanura. Birumvikana. Hano birumvikana. None se tutarajya kuri 3 ngo babisobanure, izi mbuto ebyiri cyangwa se aba bantu babiri bari muri uyu murima,
kuko turaza kubona umurima icyo ari cyo. Babibwe n'umuntu umwe? Oya, umwe yabibwe n'umuntu mwiza wabibye imbuto nziza, undi abibwa n'umwanzi. Aha, none se aba bantu babiri, umuntu mwiza yakuye imbuto mu rugo iwe, nanazisarura niwe azisubiza. Umuntu mubi yakuye imbuto mu rugo iwe, nizinasarurwa niwe zisubira. Aka kantu mbabarire oya rwose ni ibyanditswe murimo mwisomera, sinange uri kubasomera. Birangiye ibyanditswe bitubwira ngo iki? Birangiye bitubwiye ngo baramubajije bati babiteme. Kansome kugira ngo tugendane. Nuko abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari ni mu rurandura. Ahari ni mu rurandura urukungu, mararandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega. Buretse urebe, mubanze muteranye urukungu rugira gute? Rutwikwe. Amasaka, iyi ni rimwe, amasaka ahunikwe mu kigega cye, kuko niwe barayateye ahabugenewe, aho bari ahabugenewe. Tutarajya ku busobanuro, Yesu kuko turabibona babimusobanuza, kubera iki uru rukungu rutwitswe? Ruko rwatewe n'umwanzi kandi akarutera mu murima utari n'uwe nyine. Nuko rwatewe n'umwanzi cyane. Nuko nyine ibyo uvuze si we waruteye, ntago arukeneye. ubundi bumva gukoze mu biganza. Aya masaka kubera iki ajyanwe mu kigega? Nuko uyajyanye mu kigega niwe nyirayo kandi we wayateye. Buretse none se amasaka kujyanwa mu kigega yabigizemo uruhare? Nuko nyine wajyanye nta ruhare yabigizemo. Nuko yagizwe uruhare n'uwayateye nyine. Uru rukungu kugira ngo rutwikwe rwabigizemo uruhare? Rw'ubwarwo byari imbuto, nta ruhare rwabigizemo. Twagiye ubwo ibindi namwe muba mubyumva. Twagiye noneho rero sasa tugende 3:6. Twe kwihuta dusiga ibyanditswe, kuko uyu mugani urusoma ukagenda ukakuryohera ukakubana nk'ubuki, ukavuga se ibi bintu kubera iki navutse mbizi ngo 3:6. Twagiye kuri 3:6. Maze asezera ku bantu yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Buretse tugendane neza. Tugendane neza. Kuko ahangaha ngenda ndashaka kubabaza ibibazo byinshi cyane, ariko mukabisubiza muhereye ku byo mwisomeye, mubikuye mu byanditswe. Ibyanditswe byahumetswe n'Imana. Timoteyo wa 2:3-16. Waba utizera ibyo, ubwo sinzi icyo waba wicariye hano. Namwe kandi muri kwemezwa n'iki? N'ibyanditswe. Ntabwo muri kwemezwa n'amagambo ngiye mbabwira, kuko muri kwemezwa n'ibyo mwebwe murimo mwisomera. Okay.
tangira 3:6 mbabarira utangire. maze asezera ku bantu yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati uba imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Umubibgisha umwana w'umuntu etegare umwana w'umuntu ngira ngo ni difera. Etegare umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ninde? Umwana w'umuntu ninde? Yesu. Yesu. Mu yandi magambo urumva ko Imana yaremesheje ijambo ryayo kandi ijambo ryayo ni Kristo Yesu. Urumva uyu mugani watagiye gusobanura none uhereye ku itangiriro. Aha, ubwo noneho Kristo Yesu ubwo twahise tunagaruka andi muri Yohana twasomye kare Yohana 5:21 kaha ubugingo abashatse. Urumva guha bwa bugingo abo ashatse egare amasaka abashatse nabo yabibye kuko hari abatabibye atari buhe bwa bugingo. Urumva ibyanditswe ukuntu bigenda ni zigzag. Urumva ukuntu bigenda byisobanura. Bisaba ngo ube waracukumbuye akantu kose akanyuguti ubundi sinzi ako kantu uri kugwa ariko ufite ikibazo mbazi. Ntacyo hano birumvikana. Birumvikana. Utu tuntu kandi utukuru nidutangira gusoma duhereye akajambo ku kandi. Niba utarafashe utu tuntu inshingano za Abrahamu nufate n'uyu mugani w'urukungu uzajya uhita usigara. Ariko ibintu nubifata uhita ugira ibyanditswe kihe ahubwo ugira wiki. Aha wabibonye? Amaze kuvuga ko ubu imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Umurima ni isi. Umurima ni isi. Etegare isi. Bawitonze. Umuntu yaremwe muke. Umurima umubiri wacu. Umubiri wacu kuko umuntu nyirizina ni wa muntu w'umwuka w'imbere. Ntabwo umuntu ari uyu mubiri ari iyi si ari iki gitaka ari iki kibumba. Umurima ni isi. Umuntu ntabwo ari iki ngiki ufata iki ngiki kirwara iki kibora kubera ingaruka. Umurima isi umubiri isi. Ariko niza Bibiliya gatoya kugira ngo tujye tuvuga ibintu tunareba aho byanditse. Imbuto nziza mu murima. Abakorino ba mbere igice cya 3 gira mu murongo. Abakorino ba mbere igice cya 3 umurongo. Aha soma uyu murongo wa 9. Somera abandi bakurikire hanyuma uhita unasoma mu Baheburayo 3:6. Ariho reference nyinshi cyane birano nidusoma biratuyerekana umurongo wa 9 handitse ngo buretse turi kureba umurima icyari cyo ni Abakorino ba mbere igice cya 3 umurongo wa 9 kugira ngo tumenye nituvuga umurima ko ari umubiri wacu kugira ngo byumvikane ko bibe yanabyanditse. Turajya no kureba no mu itangiriro Imana aho yaremye umuntu yewe irabisobanura. Handitse ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Urumva Paulo n'umwuka wera umugenga ari kubiba nawe imbuto y'umwuka, imbuto yo guhamya muri wa murima nanone kugira ngo mumenye ko mwatsindishirizwe, mumenye ko uri kubyumva. Nawe urumva yabizanye muri wa mugani w'amasaka n'urukungu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nudasobanukirwa uyu mugani Bibiliya style uzajya ubona ko Imana irobanura abantu ku butoni kandi atari byo. Ariko umugani n'ufata ijambo rizajya rivuga tumenya rigenewe ibingibi.
ijambo rivuga rigeneye ibi ngibi, ijambo rivuga ariko namwe ntimwakwikina kuko ntabwo mwajya mu kigega kubwe, ariko nabara ntabwo wabacira urubanza kuko sibyo. Akantu kari kose uzageraho ubone na fonkisiyonoma zose z'umubiri usanga ziba zifite icyo zishushanya ku ijambo ry'Imana, urumva, cyangwa se icyo zishishura ku ijambo ry'Imana, cyangwa se icyo ziri gupirata cyangwa se kwigereranya n'ibyanditswe byera, sibyo? Twagiye aha rero, mudashidikanya mwemejwe n'ibyanditswe, mwemeye yuko umurimo uri kuvugwa hano ni umubiri wacu wabibwemo ishaka, wabibwemo umuntu wa mwuka w'imbere utagaragarira amaso. Twagiye komeza. Ubwo ndasubira muri Matayo. None se murima twarangije kuwusobanukirwa. Matayo 13:24. Oya, wari uri hakurya 26. Arindi 24. Aho gusaba nka 27, 26 wayirangije. Tumaze kubona Yesu avuga umurimo icyo ari cyo. Yego, asobanura umurimo. Soma 27. 13:27. 13:27. Hari kuba abagaragu be baraza babaza umutware, ni wa mugani kandi turi kuwusobanura. Sijya nyine kuri 37. Arabasubiza ati ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Ibyo twabibonye. Umurima n'isi tumaze kubibona umurima icyo ari cyo. Imbuto nziza nizo bana b'ubwabo. Imbuto nziza nizo bana b'ubwabo. Imbuto nziza nizo bana b'ubwabo. Amasaka nidusoma Bible uzabona yuko ni rwa rubyaro rw'umugore ruri muri Kristo Yesu, bavuye Imana yabwiye Adamu n'inzoka ubwo bamaraga gukora icyaha. Urumva, ubone ko ari abahamagawe, abatsindishirijwe, abatoranyijwe. Tuzagenda tubona amazina Bibiliya igenda ibita mu buryo bugiye butandukanye. Ni abana b'ubwabo. Ni abana b'ubwabo. Ni abana b'umubi. Buretse ku Mana yanjye we, urukungu ni abana b'umubi. Ariko aka kantu tuzakagarukaho cyangwa se turakagarukaho mu mwanya. Urukungu ni iki? Ni abana b'umubi. Umwanzi warubibye ni umwanzi. Umwanzi sha 5. Umwanzi. Ubundi iyo umuntu anorekane ikine nivuga wenda ko ndi rabi, iyo umuntu ubundi urimo wigisha abantu ugerageza kwicisha bugufi abantu, kandi buriya iyo wabigizeho seriye ntago bamenyana, ntago bakwirekurira. Ugerageza kwigira nk'ikisi nkabo, cyangwa se ukigira nk'umwana, kuko uko ugenda ubirekurira nabo bituma bakwirekurira. Namwe rero mwirekure nyine, mwumve ibyanditswe. Uri kubyumva? Umwanzi, urumva? Umwanzi warubibye. Umwanzi isarura ntimeruka y'isi. Umwanzi warubibye ni umwanzi. Umwanzi hejuru dutangire handi twahereye. Umwanzi wa Kristo ninde? Satani. Usubwo tujye no kubisoma muri 40 nabyo ni Satani. Buretse ahubwo wantu washyiraga karamu tutaza kuwaza kuwarenga. Cyangwa wafate gutya. Tubonye yuko uko Imana ikoresheje ijambo ryayo cyangwa se umwana wayo yabibye imbuto mu murima. Yego. Kuko Imana yabumbye umuntu mu butaka, imaze kumubumba imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, imubibamo. Icyo kintu turi kukigenda tumaze kubibona. Uko
Imana yabibye ya mbuto, umwanzi araza yifashishije wa muntu, ubwo twese tujya ku cyaha cya Adamu, kuko ntabwo umubi yabibyemo imbuto atadisikise n'abantu, ari nabyo umugani w'urukungu uvuga ngo abantu basinziriye. Urumva iyo usinzire se umuntu ntabwo uca wakiba? ariba. Aha, none se urumva gusinzira nyine ni kiriya cyaha bavuze muri ubwo buryo. Satani nawe araza biba copy paste, nk'uko Imana yabibye mu mubiri niko na Satani yabibyemo urubyaro rwe ruzamwitirirwa. Yego. Aho turi kujyana, cyangwa se nguwo urugero, nk'uko umwuka wera yamanutse mu ijuru akabudukira Bikira Mariya, yarangiza agatwita umwana w'Imana nta mugabo yabonanye nawe, sibyo se? Ni nako n'Imana yaje ibudukira Adamu, imubibamo amasaka, ndetse na Satani nawe araza amuga ati rero Adamu, wowe ushobora kumera nk'Imana gutya n'iki, nawe ukarema iki reka nanjye nkubudukire mpite nkusuka muri wowe, uraba utaremye nk'Imana. Ako kantu gasobanuke.